tugiye kuganira kumwe mu babaye abakuru b'igihugu wa gatatu uwo twagize yego ubwo ni Habyarimana Juvenal yongera kandi General Major akaba fondateur wa MRND ayo yose ni amazina ni titre ziwe ni perezida wa gatatu akaba umwe mu bayobozi bane b'iki gihugu batagira imva muri iki gihugu mbere ya Musinga na Dahigwa hari Musinga none batatu ni Musinga akwamugana abayobozi b'u Rwanda bagiye bagwa mu buryo butari bugoye kadere kuri Rutarindwa ubundi wabigize ni yahereye kuri Rutarindwa ya Rucunshu Rutarindwa yatwikiwe mu nzu Musinga yaguye muri Zaire Imoba sibyo Habyarimana dore uko byagenze sindi ku bwabo dore uko byagenze babaye bangahe ni benshi Habyarimana Juvenal umusirikare wa mbere mu bambere babayeho mu Rwanda umusirikare wazamuye idarapo ry'u Rwanda u Rwanda rwigenga Habyarimana wari watangiye yiyigira ubuganga ngira ngo muri Zaire yabwize muri Zaire ubwigenge bwaho buzanye imvura aragaruka yiga Goma Habyarimana wari umusirikare w'umurashitiste cya parachute ndetse wari warakoreyemo impanuka ko yagendaga acumbagiramo gake amanuka mu ndege Habyarimana wakoze kudeta ku bwa Habyarimana nako ku bwa Kayibanda kamurika 73 Habyarimana washinze ishyaka rimwe rukumbi muri 75 Habyarimana waje kugeza 94 indege ikaraswa n'abantu na n'ubu bataramenyekana ariko bivugwa ko ari abaheza nguni bo mu ishyaka rye bo mu butegetsi bwe batari bishimiye amasezerano yari avuye gusinya Habyarimana ngo ndavuga version iheruka kuko ubushakashatsi bwerekanye ubuheruka buhari bwa Televidic uvuga ko indege wayirashara ari mu kigo i Kanombe hari ubwari bwabanje bwavugaga ko yarashwe n'ingabo za FPR zari muri Kigali ariko ubwo ngubwo buza kuhaza kuba ubundi bwa Televidic nta namwe buremezwa ni nkaho n'amapera zagiye abaho Habyarimana washinze ishyaka karemberana naryo Habyarimana wahanganye n'urugamba rwo kumurwanya ubwo nari ngarutse inyuma muri 90 Habyarimana warangiye gutyo n'ubuyobozi bwiwe n'inshuti ziwe n'abandi be bamwe bakaba ari impunzi mu buryo busa n'ubugoye bamwe bakaba barahisemo gufata intwaro hari abari mu mitwe ya FDLR bahoze mu ngabo ze n'indi mitwe yose hari abashinze amashyaka hanze ariko Habyarimana wajyanye n'ishyaka rye n'abashakishwa n'ubutabera bw'u Rwanda n'ubu tugiye kugaruka muri iki kiganiro ese kuki Mobutu twagiye tubona MPR ye barokokana nubwo Mobutu yavuye ariko MPR ikaguma mu butegetsi twagiye kubona abandi bategetsi amashyaka bagiye bashinga naye makosa Habyarimana yakoze we yatumye navuga ngo ishyaka rye rigenda burundu rikarangirana naryo rero nicyo kiganiro tugiye kugarukaho nahe makosa twakusanyije amakosa 10 byibuze yakoze kandi akagira ingaruka mu butegetsi bwiwe mu murongo w'ubutegetsi bw'uko bwagiye bukurikirana bikarangira ishyaka rye navuga arangiranye naryo kosa rya mbere buriya ni irihe ni ryamushyize ku butegetsi normalo kuko yagiyeho mu makosa buriya guhirika ubutegetsi bwa Kayibanda ari igitekerezo ubwacyo ari igikorwa ubwacyo n'uburyo byakozwe ni amakosa kuko kudeta zari zeze ariko amugane nk'uko ubivuga ikosa rya mbere ni uguhirika ubutegetsi Kayibanda byavugaga ko mu by'amoko yari umuhutu nkawe Kayibanda aragenda yita ku butegetsi aravuga reka mbarire igisirikare yego sibyo navuga ko yajyaga avuga ngo ni imirimo ikomeye ngo ni y'abanyembaraga yego ngo abakigani bafite imbaraga ntibakigemo impamvu mu busesenguzi twakabyisi ikosa ni nkaho n'ubundi niba igisirikare yaragihariye abakiga b'abajyaruguru b'abahutu nkawe ariko Habyarimana n'ubundi yari muri abo ngabo n'ubundi ari gukomeza agakomera kuko Kayibanda nta kigisirikare cyakimubwiye ntacyo cyari kimubwiye nticanamurebaga rwose n'uvuga ngo Habyarimana yaba perezida atari kuba perezida nta wundi wari kuzamukomerana mu bijyanye no gukomera mu gihugu rero kubuhirika
ikindi nanone agakoresha abasirikare gusa yego na guverinoma ya Kayibanda akayirimbura abasirikare gusa nabo bo mu gace kamwe bigaragara ko hari uburyo muri 11 harimo umwe uvuka Igitarama mu Nyandekwe ngira ngo na Kigali uyu nguyu Ruhashya harimo n'umunyagikongoro nk'umwe abandi Sekarija Royizi niwe wabo Simba ubwo rero urumva n'ubundi yari gukomera abo ngabo n'ubundi bari gukomeza bagakomerana nawe akarekera Kayibanda witahiraga ikabwayi akigumana n'abanyuramatwi biwe ntacyo byitwaye rero no kwihutisha urupfu rwa Kayibanda yari parewe yego Kayibanda yari parewe niba mwibuka neza birashoboka ariko ntabwo rero mubyaye muri batisi ntabwo nabikurikiranye oya kurwihutisha ariko narwo rubi kumuca iyo mu misozi ya wakwihutisha urupfu rw'umuntu byagenze neza oya uhise umurasase nk'urwe abarashe indege bararwihutishije Habyarimana bararwihutishije ariko Kayibanda bamubaziyo za Burera bamucirayo ahantu haba ikibaya mu Rugezi ngira ngo mu misozi ya Rwerere ahantu hatabaye atanazi hari komine Cyeru ngira ngo ubu ni mu karere ka Burera ahantu adasurwa atabana n'umuryango we bavuga ngo bamuhagaburiraga umunyu mwinshi waniyahura burya urabanza ukagutwika inyama zo mu nda umunyu mwinshi noneho n'ubwigunge ibyo twahoze tuvuga urumva toroma yo kuba atakaje ubutegetsi n'umuntu abwambuwe n'umuntu yizeraga noneho n'uburyo amufasha ukagira ngo ntibakoranye no kumwohera mu bice atarazigira mu Kayibanda usibye ko yari perezida wenda yarazi igihugu cyose aho ukamujyana Burera umuntu witahiraga ikabwayi ku muhanda muzimugana mu majyepfo ukamujyana mu Rugezi kandi Rugezi rwa kiragihe rushobora kuba rwarabagamo n'udusimba kuko Kayibanda amaze kubona hari ibitagenda ngo yiriwe ashaka Habyarimana ko ryamutumagaho n'abantu intumwa ziwe mu rugo ni byatangajwe n'umugore wa Habyarimana abwira muri Archive d'Afrique abwira uwitwa Renfoka ko abantu ngo biriwe mu rugo baza kumureba Habyarimana ngo yari yagiye iwabo ngo gutegura ubukwe bwa mushiki we ngira ngo ariko na Serubuga yarabivuze kuri Ijwi ry'Amerika ariko nyine urumva rero bari inshuti ndajya kumureba akavuga ati ko ndebe ibintu bitari kugenda neza yego guhirika ubutegetsi rero biri mu kintu navuga ko guhirika ariko nta plan igaragara bari bafite yego oya guhirika umuntu tuvuge wenda ko bakunda kuvuga ko ubutegetsi bwa Kayibanda bwashingiraga ku karere yarimakaje abantu baturuka mu majyepfo cyane cyane Igitarama ariko kumuhirika ariko akamenya ati igisirikare nagihariye amajyaruguru rero Habyarimana nawe akoze ikosa ryo kumuhirika ntabwo ntacyo yaje gukosora kuko iyo urebye amakosa Kayibanda yakoraga yaba arayo icyo gihe hari imvuru mu mashuri zo kwirukana abatutsi mu mashuri ndetse no mu kazi yego ariko iyo urebye igisirikare ntabwo wavuga ngo abasivili bashobora gukora ikintu igisirikare batagishaka mbona ko bishobora guterwa gutyo kugira ngo haboneke impamvu ya kudeta yego ariko kubera ko aribo kubera ko Habyarimana yari umusirikare kandi donc byose n'umutekano byari by'abasirikare hari na verisiyo zivuga ko abanyeshuri b'abatutsi birukanwaga mu mashuri habaga hari za tracte zisirikira kandi ziturutse mu nzego za gisirikare ni ibintu numva noneho zigatera ubwoba suruvuma zigatuma abanyeshuri b'abahutu bareba nabi b'abatutsi ubwo ab'inkwakuzi guhirika rero ubutegetsi byahise bicamo igice cya Nduga n'Urukiga cyane giruhirikwa n'abasirikare ubwaryo byari ikosa kutarindira amatora kutarindira uburyo ibintu byahinduka kudafasha perezida w'umusivili watowe uburyo bwo gukemura ibibazo biri mu gihugu kutamuba hafi nk'abasirikare ahubwo bakajya ku butegetsi avuga ko iryo ni ikosa rya mbere icyubahiro wakubanjirije noneho ukageza n'aho mwishe nabi nibuka ko Obote yari ntabwo arebanaga neza na Habyarimana amuziza kwica Kayibanda ngo yari inshuti ye cyane oya nyine ni inkoni ikubise mu cyeba ubwo ni nka Obote yavugaga ati buriya
aba hano nibamwigiraho nanjye nzaba Kayibanda wa Uganda nzaba yaba Kayibanda wa Uganda nikubise mukeba ubwo ugomba kwirenza urugo mu maguru mashya kandi koko wa mugani nko mu Burundi naho hagiye bagwirirana kuko Bagaza nawe yahise abugwira yego bahirika Micombero Bagaza nawe ari Colonel Bagaza urumva rero ni uburyo abagendaga barebana bakahande byakunze natwe twabikora icya kabiri ni ugusenya ishyaka bien sûr niba cyari ikibazo cy'imiyoborere ya Kayibanda ugize uko zikoze ari kumuhirika ariko umusenyeye n'ishyaka MDR parliamentary cyashakaga gukomeza rigakora urabizi nka Iprona i Burundi n'ubu iracyakora kandi yagize abaperezida nk'abangahe bose bakorerwa amakudeta ishyaka rikahaguma binerekana ko hari igihe uba ufite izindi atari ubutegetsi gusa cyangwa se ushaka gutsinsura burundu indi agenda kandi gutsinsura si politike nziza ni ukurimbura kandi no ufashe bura icyano cyajyaga kinyura kuri Habyarimana ni ukuvuga ngo ashenye modeli ariko ari kuvuga ngo inyungu za revolution ngo revolution yabaye nziza ngo revolution y'itanu n'ikenda kandi ne modeli yari yiri inyuma ariko none urayiranduye yego ariko tunabyumve nuko hagati y'73 n'75 igihugu cyariho nta shyaka ngira ngo ashobora kuba yararishenye mu cyayenge kuko yabanje kuvuga ati ubu nta mashyaka ariho 73 arayobora 7 kanarayobora agize anniversaire y'imyaka 2 ashinga irye yadushingira nose yashinze irye yashinze muvuma bajya ari ikintu cyakiyebera abantu bakoma amashyi abagabo ko twakomanya amashyi aje kujya bavuga no abantu bashyi gutya ariko aba amashyi y'intoki n'amashyi y'umutima okay ubu nayo mutima ubwo rero kuvuga ngo iyo myaka 2 yabayeho nta shyaka rihari nyirango gusenya ishyaka nka MDR byari bumugore kuko nta cyari kurishinja cyihariye byari bumugore gufata bari baririmo ngo abazane muri MRND ibishyaka rimwe kandi noneho navuga ngo babandi n'ubundi ari barimo oya bayigiyemo donc muri 1955 ashinze MRND kuko nta rindi shyaka ryari hari abari muri MDR kandi ari abakozi ba leta bari mu buzima bwose bwa leta nabo bagiye muri MRND yitwa Muvoma ubwato wasanga ubwato buzatwambutsa inyanja y'ubukene ubwato buzatwambutsa inyanja y'ubukene harimo n'abahoze muri MDR twese turagiye icyo gihe ndibuka ko ku ikote ry'umugabo wo mu Rwanda hano habagaho umudari wa president kandi abakonseye bose bakambara ishati yanditseho buri konseye hanyuma nanone ni umudari wawuvanagaho shayiko tubonaga rwose kuko wabaga warumiye waguraga veni nano wahendaga warahendaga icyo gihe veni waguraga veni n'ikarita ya PL niko yaguraga ikarita y'ishyaka y'ishyaka PL muri 91 yaguraga 20 rero bako bijya gusa kuko ngira ngo twagira mu nguyu twita Rukokoma ni wampaye message ashinga ikipe ya Style ngo twagira mu yarakomeye ngo Société de Transport International du Rwanda Style yego iyi societe ishinga ikipe ndavyibuka yari y'ubwikorezi ishinga n'ikipe iyambika amabara ya umutuku n'umukara amagara bitwa ba Donati tini aya namabara yacu muri za 80 amashyaka ataranagaruka ngo mumenye ko ishyaka rikiri ku mutima aya namabara yacu byo nakubwaga se byaya amashyi ariko mu bayatangaga nuwo washinze Style yarari urumva yatangaga amashyi y'intoki ay'umutima ari ahandi ari kuri se ku ishyaka rya se sonorisation z'ijuru ibi byo kwago turazana itorero rero ikindi nabyo turabishimye umusirikare ahiritse umusivile gushinga ishyaka kuri umusirikare nabyo ntabwo ari ibintu bigaragara neza kuko ntabwo ari yavuye mu gisirikare noya no mu baturage kuko abaturage bo ni bakeya baba babyumva wambaye imyenda ibiri umusivile n'umusirikare yego nicyo cyariho muri iriya myaka
ariko byazaganisha ko abantu bazakangukira ko ubutegetsi bwa gisivili atari ubw'abasirikare. Impamvu bifata nk'ikosa iyo reka agakomeza akayobora nk'umusirikare igihe cyo kurekura amashyaka cyaza wenda nawe akivana mu gisirikare, ishyaka rikaza. ahantu bivugira ubona ko binakomeye muri 90 FPR itera yari ifite umutwe wa gisirikare ufite ubuyobozi bwawo, ikagira n'umutwe w'ishyaka nawe ufite ubuyobozi bwawo, ariko uw'ishyaka ukaba ari overall. ariko ibyo ngibyo bibuza abo babaye, nabyita ko babaye premature kubishingira rimwe. Naba nawe yamaze imyaka 2 nta mutwe ari president bo babikoreye rimwe ko paraporo y'umugambi bari bafite, ngira ngo nako ntabwo babishingiye rimwe, ahubwo twabimenye bateye, twabimenye inkotanyi ateye, twamenye ko ibyo byombi bihari, ariko bishobora kuba bitaravukiye. Twari kujya kubona tukabona niba ari amasezerano ya Arusha, tukavuga ngo ubwo perezida Kagame generale harya ari generale major ubwo atagiye amasezerano ntari businywe, ariko tukabona hari abasivile nka bakanyarengwe bari buyasinye, kandi ibyo basinyiye ku kiwanja, ariko bari nyine bari bakoraga ibyo bapanze. Nakubwiye ngo ibyo basinyiye mu mirwano, ngiye ku makuru mfite nta gihamya yuko APR na FPR byavukira, hashobora kuba hari cyarabanjije ikindi, ariko iyo tubariye ku ya mbere Ukwakira iyo mitwe yombi habanje FPR ya gisivile ya gisivile, no igisirikare kizanye kwa Habyarimana rero habanje igisirikare, ishyaka rizanye rumva byari buzagane ko kurimbuka kwaryo byari byoroshye. Yego twagira mu ngashingiye stili byaragoranye, kuko ndibuka ko nawe hari umugabo twaze tubiganira abwira uko byagenze. Bazanye baramubwiye bati ikipe ntizakina, hindura aya mabara. Uzi ikintu bamusabye? Abwiye ngo umukara n'umutuku genda usigare muri mushaka ushaka irindi riherekeza. Agira umukara na orange harya ni aragenda umutuku avana ashyiraho orange, aravuga ati ntacyo orange rajya gusa n'iri ryacu. Ibyo ni nabwo ni bwa, ariko yahise anaharanira kuyobora Ferwafa kandi ajyayo. Uravuga we yari impirimbanyi na no. Akurumva Habyarimana yarabonye message iri kiriya ko nubwo yashinze MRND, nubwo imaze iyo myaka, nubwo nyuma y'umuganda twiririmba tugakora animation, ariko yarabonye ko mu ba intellectuel mu bandi bahari ari abagifite agahiharo kamashyaka ya mbere, ishyaka ryabo. Yego buriya rero ikindi rero nyuma aragize afashe ubutegetsi, afashe kuri ya perezida asimbuye, araje asenye MDR, arumvisha abayihozemo ko habaye revolution nziza yunga abanyarwanda. Ikosa rya gatatu ati iringaniza. Uraringaniza abanyarwanda, uringaniza buriya ni nko guca abanyarwanda ibice, niba komini imwe irutse iyindi, kumwe ari bamwe ngo 3 plus combien formule iringaniza yari 7 wongeyeho 3, oya 3 kongeraho 1 bingana na 7. Okay, 3 kongeraho 1 bingana na 7. Abo ni abanyarwanda 3 plus égale 7. Bivuga ngo ubana bisobanura noneho kuko tugeze kwiringaniza. Abanyeshuri batsinze niba ari ugutsinda. Yego. Muri bemerewe kujya muri secondaire. Yego. Muri Gisenyi na Ruhengeri na Byumba, ubwo niyo 3 kongeraho Kigali, umujyi wa Kigali 3 kongeraho 1, bagomba kungana n'abasigaye muri prefecture, bagomba kungana na 7 y'ama prefecture yandi asigaye. Aha, bivuga ngo abanyeshuri bazemererwa bavuye mu icyo gice. Abava mu prefecture 7 bagomba abava muri izo prefecture 3 n'umujyi wa Kigali bagomba kungana n'abava mu perezida 7 asigaye, za Kibungo na za Kibungo, za Butare, za Cyangugu, za Gikongoro, za Kibuye, za Ruhe, za Kigali ngari. Bagombaga kuba ibyo ringaniza rero muri amakosa. Impamvu turi kuyavuga progressive muko yagiye akurikirana, kuko niyo yageza ku marembera ye, kuko icyo gihe MRND yabaga ari parti eta, nta bandi bafatanyije ubutegetsi, niyo abari muri guverinoma n'aba MRND, abari mu baburugomesitiri n'aba MRND, abakose n'aba MRND, iyo nzira yose rero n'aba MRND, iyo nzira yose impamvu bari parti iyo nzira yose uko buri koze uko turi kurivuga ariko ryasigaga
igihanga igihanga igihanga. kandi ibisigisigi rero nibyo biza kuzagera neza ku cyitwa amarembera nyakuri wa munota wa nyuma Eh. kandi ikintu kirekire bakabati umuntu victime w'iringaniza victime abantu bafite ababyeyi bishwe bari abayobozi y'abari muri guverinoma ya Kayibanda nabo bakora abari muri MDR none ugakubitaho abo mwiringaniza ibyo byose iringaniza rero urumva niba tujye nk'aba ngaba hagarukagaho noneho babandi bavuye mu izo zirindwi basigaye nabo abatutsi barimo bakagomba gushyirwa ku mibare bidashingiye ku bushobozi bw'amanota wagize bidashingiye ku kindi kintu cya gihanga niko kiragenda cyaguka n'ubundi siri hari abahutu bari busigaremo ariko noneho n'abo basigaranyemo n'abatutsi basigayemo nabo noneho biri bujye no mu batutsi iyo formule yiyapurike wongereho n'abahutu bo muri aya maperefegitura 7 batafashwe bose hakaza higanjemo Gisenyi byambaye mu ishuri ryacu rwose ni ku Gisenyi memwa uva he ni ku Gisenyi ugasanga turi harimo nk'abanyakigali umwe n'abanyabyumba 2 dutangira gusa nyuma hagenda haza n'abandi bo muri za Musasa ko twigaga kwa Semanza bariho habaye match abahutu n'abatutsi muri Kriserwa muri za 90 bigana iriya y'amashyaka yagiye gukinira ku Murindi yego 91 ubwo baratora abatutsi baba bake barya bo mu majyaruguru bareba namwe ngo bafate utuduhutu tw'induga na buri bose barumva icyo ni cya gihanga kiri kwaguka rero kuko urumva ugiyeho mu izina ry'abahutu uri kuyobora mu izina ry'abahutu ariko nabo ntabwo wabashije gushyiraho ibikorwa bibashyira uragaragaza ko nta wundi nta munyenda ushaka atera imbere nta mututsi ushaka ko yiga rero icyo ngicyo nawe icyo gihe ariko bijye byumvikana neza ntabwo byavuga ngo ni 0%. ntabwo mu mashuri habaye higeze habamo 0% y'abatutsi cyangwa abanyenduga ariko babaga ari umubare uri hasi niba twe twaratangiye turi 50 abanyagisenyi akaba ari 30 abanyaruhengeri wenda 15 imyanya itari ikaba yaya maprefecture ari asigaye kuko niba buri muntu wese kuri primaire yiwabo azi umuntu biganye wari umuhanga abo wasigaye ariko atagitsinda cyane iri ringaniza rikaba ari ryo ryavuyemo n'ibitekerezo byo gutangira gushinga amashuri yigenga za Ruhango apakope za Prede byagiye mu majyepfo haba y'amashuri cyane ni ukuvuga niho hari agace bagomba kwimenya urumva Gitarama Butare Gikongoro nusangamo amashuri atagira ingano kubera ko icyo kintu cyo kuvuga ngo hari abandi bashobora kandi babahanga bashoboye kwiga bagera aho baravuga ati reka nyamara twitabare cyaje nta promotion automatique yabagaho yari kwaro kuvuga ngo yari formation des élites bwari uburezi bw'ababirigi mu rero urumva ko byagiye byagura igihanga hanyuma ikindi irindi kosa akazu ako kubaka akazu sinzi niba abiki gihe benshi bumva icyo akazu bivuga akazu ni inzu ntoya nyine ni akantu gatoya akazu gatoya kakayobora umudugudu cyangwa igihugu niko nabi buriya njya nibaza kuko okay teori ya Machiavelli ivuga ko uyoborana n'abawe yego ariko none hari igihe abantu bawe batangira kwitiranya n'ubutegetsi Habyarimana ntabwo yashyizeho akazu gusa ngo yaburane n'abantu be ahubwo n'uwo yahaye uzi ko burugumesitiri twamwigaga mu ishuri burugumesitiri wa komini wacu yitwa nde ukagisubiza ariko nk'ubu ngubu bakwigisha gitifu w'umurenge yitwa nde mu gihembwe gitangiye muri konkuru ricubije watsinda wasanga yaragiye uretse n'umwana n'abakuru ntabwo bamuzi wasanga yarahavuye ariko iyo bakuremeraga komini wabaga uyibonye akazu urebye yaba bene wabo w'umugore yaba abo bavindi imwe na Habyarimana yaba mu bundi buryo cyangwa se aho bavuka wasangaga bari mu myanya ikomeye ariko nanone wari uzi icyo ndico
birumvikana urega ni ako rero katumye abantu nabo biyumvamo ukundi kuntu nibwo nkubwira ko igihanga cyagendaga gikura umwana wo mu kazu yavunaga umuheha akongeza undi kuko aka ngaka n'abashinze amashyaka muri za 90 na rimwe nkubira amashyaka ije biri mu kintu cyamuzonze kandi bamwerekaga fagiti ariko nyine ndakubwira nyine umujinya ugeze ku mashyaka 9 rimwe n'intambara yaratangiye ariko twarimo tugera twagura cya gihanga umuntu wabaye victime ya uzicondi ndacubucubusa uwo muntu niko yiyongera ari mu bituma cya gihanga cyaguka burugumesi niba guciye muri komini ye cyane hari abantu benshi rwose burugumesi yazaga kandi ubaye uri uwaho ufite inshuti y'umuntu wo mu kazu niyo waba wagize 40 cyangwa waratsinzwe aragufata akaboko agenda kugeze hariya ati uyu mwana agomba kwiga wese karije neza yaravuze ngo ariko umwana wa koroneli yabura ishuri gute ibyo rero byagendaga byagura cya gihanga waruvuze uko amashyaka yavutse icyo gihanga turi kuvuga abantu bose babaye victime ahangaha twababonye 90 na 91 bamwe bari mu nkotanyi abandi baza bagaragara mu mashyaka yavutse uburakari rero nicyo cya gihanga kiri kugenda gikura kuko hazazamo n'igisirikare cy'ubwoko bumwe naryo riri mu makosa yakoze mabi cyane kandi nabwo budafashwe cyane kandi igisirikare cy'ubwoko bumwe kandi cyitwa ko cyagakoreye igihugu nabwo budafashe kimwe nabwo budafashwe kimwe kubera uturere no mu Nduga ntabwo babaga bameze kimwe iki gihanga nacyo cyagiye gisiga ibisigisigi ni ukuvuga ngo wa wundi utarafashwe nka mugenzi we niba ndi majoro wo mu majyepfo ariko liyetona wo mu majyaruguru akampa amabwiriza birahari fagiti ziraharimo aba mu manza za jenoside ujya kumva ngo liyetona yarazaga kandi ako gace gafite umusirikare mukuru kayobora ariko liyetona akaba ufite ubutumwa bukomeye bwo gutanga amabwiriza uwabayeho muri ubwo buzima rero igihanga niko kigenda gikomeza yakoraga igisirikare atari ku mpande zose Eida yagira imana kwegera nka zone tampa akabarasimbutse agiye mu nkotanyi cyangwa se muri 94 bavugiye isifure ngo mufatiye nzove mugende bakavata ariko ubundi ndakurikira abantu akazinga kije ubundi ndakurikira abantu imyaka yose maze mu kazi usibye we nakashara nabonaga na ntuza na simoko hari no kubaho no kubanira abaturage kuko iyo mpamya ko cyari igisirikare nyine bavuga ni icy'ubwoko bumwe ni niyo mpamvu kugira uvuga ngo ntikiri bubashe kwijandika muri jenoside ntikiri bubashe gukora ibyaha ibinini ntikiri bubashe gukumira ntacyayikumira gute se ari igice kimwe oya ahubwo noneho kinavuga ngo nitwe ubwo nacyo kiba cyabaye gisivili bakishe mu mutwe turahiga bariya ingako nibo bari kuduteza ibibazo bagiye kuza abasirikare tuzavanga none ukumva ko ni abahutu bagiye kuvanga n'abatutsi twe tugiye igisirikare impamvu tunaribara ko ryaba ari ikosa rya Habyarimana ntabwo amapromosiyo ya mbere ku bwa Kayibanda mu gisirikare harimo abantu benshi harimo n'abatutsi ariko muri ryatonesha n'amacakuri mu gisirikare ngira ngo muri za 80 habayeho kura yo kwica abasirikare b'abatutsi bari barize muri école des officiers nabwo niba ucunga neza ni igihe barizinde bashakaga gukora kudeta yego ubwo nabyo bashobora gutezamo imvururu gutyo zasakabaka bakabugwira ati yaramaze abantu Habyarimana yaramaze abantu ariko rizinde yarashinzwe sirote nakanyarengwe nta gihamya ifatika yuko kwica abatutsi bari mu gisirikare rizinde yabikoze kubwe kuko sicyo yahaniwe ajyanwa mu rukiko yahaniwe gukora kudeta urabyumva rero kubica ashobora ko yari yatumwe rero ni ikosa muri amacakuri mu gisirikare urumva nabyo ntabwo watunga igisirikare kimeze gutyo bamwe ubaha inshingano ubaha imyitozo ariko bumva ngo bazicwa kandi none bafite bagenzi babo buriya se yajya mu butumwa ko ubwo yajya mu butumwa biragoye ubundi se yajya mu butumwa avuga ngo isaha n'isaha abo yasize batwicwa uhe ni nagaruka baranyica gusa rikomeye hajemo dosiye mbi rero yo gucyura impunzi ikibazo cy'impunzi nta nubwo yakitwayemo nk'utarezona hari imvugo yo kuvuga ngo ikirahure cyuzuye usibye ko
usibye ko na jenoside wenda yadutwaye abantu inkotanyi zigataha n'impunzi zari hanze zigataha ubu bwo wavuga ngo kiruzuye kandi ikirahure nikiruzura kandi yabivuze iriya komye Dani ibarura rya 2010 hashize imyaka 30 abivuze ibarura rya 2012 ryemeje ko turi 12 na icyo gihe bivuga za tari zingahe gusanga turi 12 cyangwa n'eshanu icyo gihe twari zirindwi kirahure jenoside batwari zirindwi kirahure ngo kiruze ngo wongeyemo amazi amwe yamenye icyo gihe zari nkeya 8 9 zari nke cyane buriya kandi dufite parike twagiye habayeho yenda no kutifuza aba bantu yarafite ibibazo biri bikomeye imitungo y'abahunze mu Rwanda bari barayigiyemo sibyo kandi guhunguka ufite nta gisubizo yarafitiye icyo kibazo nubwo nyuma amasezerano rusha cyaze kuboneka bakemeza ko uzahunguka atazabaza imitungo ye wese yabigira kondisiyo nyine buretse gatoya icyo cyari kimwe ikindi cya kabiri yahinduye izina abita abasuhuke yego ntabwo yashakaga ko batahuka impunzi zari Uganda Tanzania cyangwa no mu bindi bihugu by'u Burundi na hehe yavuga ngo bazatahuke nk'abasuhuke yego urumva abasuhuke nk'abantu bavuye mu Rwanda bahunze inzara cyangwa ubundi buryo bafite impunzi z'ubukene bakagenda bakajya hanze none bashaka ko bagaruka nk'abasuhutse yego ikiro nacyo ntago zari kucyemera reka nkubwira kandi kantu nanjye mu katavuzwe nuko abantu batagatindaho cyane higeze kubaho ko zitaha izaturukaga Uganda bazijyana ahitwa Kibondo ubu ngira ngo ni mu karere ka Nyagatare cyangwa Gatsibo Kibondo aho ngaho benshi bahavuye basubira Uganda kurya baryaga nka bya bindi twavuze Kayibanda yaryaga muri kero umunyu mwinshi cyane kurusha donc umunyu bashize mu dushyimbo icyo gihe Gatabazi yashinzwe kubaka iyo kambi ari umugore we ari umugore we noneho abo bantu rero abari baje icyo gihe babona ubuzima bwa Kibondo birangira basubiye iyo bangaga ariko bakubita agatoki ku kandi icyo gihe ndibuka ko Obote we yavugaga ngo abatutsi ni nk'ivunja ryo guhandura byanze bikunze bitakurara mu kirenge ngo ni nk'ivunja zo guhandura kuko yumvaga afite ubwoba ko abari muri Uganda bazajya gufasha Museveni kandi niko byarangiye bibaye ubwo rero urumva naho ibyo gutaha kw'impunzi ndabivuze uraseka ariko niba nkubwira ngo twari dufite parike y'Akagera ubu ngubu isigaye kuri 42% uko yanganaga kera kandi n'ubundi inyamaswa zirimo 58% inkotanyi zimaze gufata ubutegetsi zahongereye mu hatuwe mu gihe wazibanjirije yavuga ko ikirahure cyamaze kuzura kandi n'ubu parike turayifite nubwo yavuyeho 58% nawe ukongera ukambwira uti ntuza kutabaza amasambu ya kera yabibabwira se akavuga ati muraza ariko ntagire ubazi bya kera dore byamaze kujyamo abandi rega ntago uri ucunze nkeka ko ibyegera bye haba nawe n'ibyegera bye bagiraga impungenge ebyiri impunzi zari Uganda zari zarize zararwanye mu ntambara zose zabayeho zararwanye muri Frelimo muri Mozambique zirwana iya mbere ya Museveni zirwana iya kabiri ya Museveni ibyo byose bari bazi bambika amapeti izariyo Habyarimana yari ahicaye bambika amapeti generali Rwigema generali major iyo image ndayibuka yari ahicaye iyo image ndayibuka uburyo yabirebye ubwo twari tugize abagenerali babiri b'abanyarwanda abagenerali major abagenerali major babiri ariko n'abagenerali munsi abagenerali major si nyuma ya brigadier general okay bari abagenerali babiri b'abanyarwanda nta wundi muntu wari ugeze ku izina rya generali usibye Habyarimana Juvenal na Fred Gisa Rwigema kuko nabanuza bagosora bari kuri colonel bose bari abakoloneli ndibuka ko bagosora muri za 89 niba n'8 bamushinze komisiyo yo gucyura impunzi ni wari ushinzwe komisiyo yo kwiga uburyo bwo gucyuriza impunzi urumva ntabwo imibare yahuraga ni ikibazo yabonaga kumva kiraremereye na papa za mu Rwanda biri mu bibazo ngo cyari kimuzanye papa za muri 90 yaje mu kwa 9 zitera mu kibazo buriya ikibazo cy'imyumvire imyumvire mibi irakenya reka mbivuge gutya
n'undi wese simbizi ngo muyihe myaka na 2050 na 2150 imyumvire mibi iragukenya niho birangira ari amatwi ari mu rupfu atumva ibintu bireba niba nkubwiye ngo kuki utegereza ko bijya kuvugirwa rusha abantu batangiye bakubwira ati oya abantu bari kwambara generali bari hariya ureba nibuka ko Museveni yamubwiye ngo aba bagabo rimwe yigeze kumubwira Hazarani abagabo ni abahanga muri diplomasi bakaba abahanga mu gucuruza wabaciye ko bazagufasha bakajya kudevelopa igihugu cyawe agira ate avuriramo erega urumva byasabaga ko niba acyuye nka generali majoro nkawe ari bwegezeyo umuntu we agire kandi arasunika yihe piyose nibyo bindi ushobora no kuba ubibwira mu rugo ahubwo buriya yapfuye yari yarapfuye yapfuye mbere yapfuye mbere akaza burakeye rero impunzi arazanze erega ni progression impunzi yanze ko zitaha zagomba gukora iki se intambara yo muri 40 zipanga yanze ko zitaha ku neza batangira kwikonserta bati tuzataha ku nabi rero barongera bariyegeranya kandi abakira kwa kundi uwavuye Bugande ari kuza ari uwavuye Bugande w'i Burundi akazukwe uw'i Kongo Rumbasha akazukwe wa Tanzania akazukwe ariko kubera kubangira mu kirahure cyuzuye batangiye kugirana inama oya niyafungura yigeze kuvuga ikintu gikomeye ngo nibaka ibyangombwa aho bari ngo mu Rwanda bajye baza gusura nta kibazo gutura babyihorera inyamaswa ziture Akagera okay aho rero urumva niko ikindi gihangano no kirapanutse none igihanga kirapanutse intambara muri 90 y'amazi rero yuzuye ikirahure ashatse inzira no hanze arenze inkombe yishakiye inzira intambara muri 90 yandira kwakira bati ndibuka ko navuye ku ishuri saa 11 z'umugoroba sanga mama yandindiriye ku irembo ngo akubwire ko zateye umwana wanjye arataha ntabwo arazi ko uri butahe se bavuga ko uri butahe shanjye nabaga muri interina ngira ngo uwo munsi ntabwo twize hari n'abahungu babimenye nijoro hari isasu rya mbere ritaravuga twabyutse mbese ubona hari abantu bakurikiraga cyane nubone ngo nkurikira amakuru ariko kera hari mu gicuku reka kiriri yarashyaga ngiye kubona mbona abahungu barimo bavuga iri karaka ukabona umwe afite agatsiko ke hari barabasobanura uko urugamba ruhagaze inyenzi zateye none ubundi twagira mu ngo waje kubivuga nyuma ngo againya ni yajya avuga ngo ayinya ngo abantu ngo baraje ngo bagira ngo ibigo bya kera ngo ni inyenzi za kera ngo hano nabahanga muri diplomasi tutigeze tunamenyana intambara irateye rero urumva bya bintu cya gihanga cyose igihugu kibaye mapengo ahubwo ikosa navuga ko ryakozwe n'abapolitisiye nka Habyarimana n'abajyanama be ndetse na radiyo Rwanda y'icyo gihe yego barabanje bati ni inyenzi ndetse zirafite n'imirizo zifite imirizo ntizizi ikinyarwanda imburagasani gufata ku Muhima abantu baterera ku Muhima abaturage baje kora niba zifite imirizo n'94 zibohoza igihugu cyane wajyaga kubareba inkotanyi hano ngo bagiye kureba inkotanyi nta mirizo zifite umusirikare agaragara hari umurizo mfite ku buryo kanyarengo niyo wabivuze mwazibonye hari imirizo mwabonye ndaryije jambo ndaryije bentoxitse abaturage bigezaho abaturage bavuga ngo zirafite imirizo aho rero babaturage attention ariho akenshi system guverinoma zikunda kwibeshya ntabwo abaturage bose bagendera kimwe hari urugero nkunda gutanga igihugu ni nka kamiliteri ntabwo abaturage bose banganya revozi zo kumva urabeshya ngo zifite imirizo ariko nyamara Joseph murumuna wa Joseph ntari bubyemere arikiriza akoma amashyi y'ibiganza ku mutima arabizi ko ntayo ufite umubyara azavuga ngo yageze harabumera kaneme ibyo rero bizana urwikiye ko mu baturage ariko igihanga gipanuka kuvuga ngo nafashe disikuru ngo ndababwira ngo buriya bumvise ayinya dore ngibyo uko byagenze byawe na ndadaye stade zikuzura zikuzura ariko ubuyo yabati siko musetsa ubuyo akabwe abantu bati abaturage bazantara dore stade iruzuye
Frodebu yajyayo hakajyayo bake mu nzu y'itora birayobera ni ikibazo kwizera popularisme ngo ukawibwo kandi ushingiye ku binyoma ushingiye ku binyoma nyine nabo bakakubeshya kakahava imirizo gute bakakubeshya kakahava n'uwo mu gikari cy'iwawe iyi ntambara arongera akora kandi gakosa bahamba Rwigema muri buri murenge wose ngaho bivuga ngo ba bantu bateshaga agaciro barakomeye kuko ndibuka iwacu yahambwe na Michel niwe wacukuye Michel niwe yakoraga yari umwarimu ku ishuri muhamba umutumba ariko n'abaje mbese abaturage banyu bose babonye ko uwo mutumba ari Rwigema urumva buriya nayo ni lavage de cerveau ariko urumva ku ruhande rumwe yumvaga ari ugutesha agaciro intambara ariko ku rundi babana bakoreye public relation haba ikintu kirushya inyeshyamba hari nibwo abantu batangiye gutekereza atariko haba ikintu kirushya inyeshyamba ni ukumenyekana kuko inyinshi zimenyekana ziyambaje atrocity kubaga nta kinya none izindi zigize amahirwe byibuze kuvana ku mupaka Rusumo kugeza kuri Ruha kugeza hejuru kuri Nkombo bazimenye sibyo uwo munsi umwe mu gihugu bakoreye PR umunsi umwe mu gihugu none usize n'ikimenyetso kuko ngubu ndibuka nubwo nari mutoya ahantu twamushyinguye niyo mpanyuze ndarani hariya indirimbo se kutazivuze indirimbo zaririmbwaga mu gihugu hose buriya abantu ngo kaje guhaka gashaka hake abantu baremeye inyangarwanda twazikubise inshuro buriya biba bivuga ngo ba bantu nta kundi kwiyamamaza bashinze radiyo Muhabura buri muntu wese yashakaga kuyumva cyane ukemera ukajya no mu rwino wowe washatse kubasebya washatse kubavuga ariko noneho bavuga ibibazo habaga abadokumentareza bitwa ba Ruziraguteba ba Peter Mbasha bigeze kuvuga ibyuzi by'iwacu byariwe na burugumesitiri n'ubwa mbere nari mbonye Dendo n'igishuhe ari umuntu wabaye burugumesitiri yari iramishinga ari Minaroke ni pièce Minaroke Musonera birashoboka Gaspard Musonera manza rero Peter Mbasha yaravugaga sha urumva niba hari projet za Banque Mondiale zahiye iwacu iki gihe bari barahashyize ibyuzi bibamo ingurube bivamo imbata n'ibiki kugira ngo habe ubworozi muri ku gace b'aborozi bati ibi n'ibi birashira baravuga ngo burugumesitiri yarabiri najyaga nyura kuri komine ngavuga burugumesitiri watuririye ibishuhe warabyumvise kuri ivugira kuri swa ku buryo ari umwana ubyarange we ntabwo yari azi ibyo ari byo yumvaga tuyumva nyine nawe akayumva ariko atazi ngo ni yaba noneho wowe uturirimbo baririmbyeho akirwa turirimba mu kivugirizo twebwe radiyo tuyumva twihishe ahubwo we akajya ku gasozi aragiye inka abantu bagaturuka iriya ati wa gicucu urakwegera siko atuharaniye kera ariko indirimbo yavanye kuri Muhabura arazishyira mu kivugirizo akajya ku gasozi kandi ababyeyi be bayumva bihishe urumva cyari ikibazo muri iyi ntambara nanone habaye ikintu gufata ibyitso yes kandi mu buryo navuga ibyitso jite mu ngaruka z'intambara habayemo gufata ibyitso icyavugaga cyari ikintu cyazanye urwikekwe mu bantu kuko burya umuryango nyarwanda buri wese ajya yitonda singuciye muri uvuga umuryango nyarwanda ni mugari pe nta muntu singwa mu Rwanda wabona adafite nibura abantu 15 bamushamikiyeho afite imyaka nibura 20 niyo wahera ko biganye bitwa inshuti ye uwatereta babyara be ba nyirasenge aho akorera aho yashatse please noneho uraje uti Joseph ndagufasha uri icyitso oya ibi ubwo dofisi ibi byajyanye no guhuza intambara ariho arwana ku mupaka n'abatutsi bari mu gihugu batanabizi bapfikisa ahubwo ko bamukoreraga uzi gufata professor nibyo nejo uri narimo mvuga umwarimu wa kaminuza tuvuge nka Laurent Nkusi yigishaga Nyakinama
yigisha abanyarwanda babandi muri bya byiciro by'iringaniza twahoze tuvuga uti ndagufasha uri icyitso uramujyanye abana ntibari kwiga kandi yigishaga abawe ubwo iyo ubifashe gutyo rero fata abashamikiye kuri Nkusi rero aho avuka aho yashatse rererere n'abanyeshuri bamukundaga urwikekwe nda ariko arazira imicungire ntabwo azira ubututsi cyangwa ubunyenzi oya bari bahari bitwa ba Karuranga Chrysostome b'Ikibungo Munyambaraga Narcisse niba ari umanza ari umuprocureur bari benshi baburana narabumvaga kira rero ni source y'urwikekwe mu baturage umuntu uwo Karuranga yari umucuruzi umubwiye uti tanga 500 byo gufasha ndadizi neza ko wenda nk'umusanzu wo gushyikira ingabo ushobora gusanga yarabutangaga kanga gasora bati uri cyitso ariko bazi umucuruzi w'Ikibungo n'inkotanyi zatereye mu Mutara zikimuka zikajya mu Birunga uraje uti umucuruzi w'Ikibungo Karuranga ndamufasha uri cyitso buriya muri urumva imaje bisiga muri environnement ye ubundi bavuga ko mu bijyanye n'ubutabera warekura igihumbi cyose kikagenda aho kugira ngo ufatemo umurengana muri icyo gihumbi byashyira oya niyo ufashe umurengana 999 n'ubundi ntugire ngo ubwura bafite urumva aho cyo ufatemo umwe n'abandi 999 bakoze ibyaha warekura igihumbi cyose kikagenda ariko wa muntu akagendamo akakigira ukere ibi rero cyagihanga gufata aba bantu byongereye abanzi be yego kandi bamwe banarengana birongera cyagihanga abaturage hagati mu giturage bagirana urwikekwe bamwe bumva ko intambara ni ya bamwe indi yatejwe n'abandi yego biza no kugira ingaruka ku mishyikirano aho abahutu bavuze bati abintagondwa bati imishyikirano baratwibye amakosa y'imishyikirano yo yaragize oya rwikekwe reka tunarukomeze haraho rwagize ingaruka nziza kuba kwishyaka kuri FPR inkotanyi niba bagufunze Joseph yasheni nakuvuga y'abantu 15 ubwo sore nuvayo ukagutari kose zahora mfungwa niba uri umusaza bavuga ati bana banjye nta cyizere cyejo nimwigende ubwo niko uko bamariteretaga bamwe niko bahaga inzira abandi kugenda ugiye ntumurenganye none so kwishora se ngewe hari nk'abahungu twiganaga uko ngunda kwitangaho urugero nk'abahungu twiganaga ukabona afite nk'isomo yiga kopiye niba yikosore ati donc agahora agomba kubona zero nkaho batamushaka nta kindi cyabaga kimukwiye donc inama bati rega abandi bakamugira rega biragaragara rwose ko iyi ngoma ntishaka ko wiga reba ibindi ubwo agashaka agapfumuranya agashaka tuyira yagira Imana akazagera y'amahoro abantu rero donc uko bafataga ibyitso bashyira muri gereza niko basigaga bamekonta bashaka amayira bajya mu nkota barabyumva ariko sinzi niba tarabibona ni nako n'ishyaka rye ryazaga mu bibazo kuko abantu nta kugira ngo urimbuke nuko ntawo bazakuririra ibi byose turi kuzamukamo ni abagombaga kuba baririra MRND bati nubwo perezida apfuye ariko MRND reka tuyirokore ninde wari buyiririre uko twazamutse gutya n'ibibazo byose hari ibisenzegere biza kurangira haba no mu mishyikirano naho hajemo icyo kintu harajemo abahezanguni bumva ko nta Habyarimana yavugaga ko ngo agomba gutegeka icyo bita ngo nyamwinshi ariko ubwo mbere y'imishyikirano intambara hagati mu ntambara amashyaka yaravutse ajyamo babamekonta babandi yagiye asiga abaziziringaniza abazize isenyuka rya MDR bose turongera turababona kandi bakomaga amashyi cyane rwose kaci zabaga zivuza ubuhuha ariko imitima yarahanganye n'abantu babanye mu butegetsi twagira mu ngo yayoboye style Bizimungu Pasteur Electrogaz nta wari waramukenanye ariko politike ye banzamurambo bari babaye ministre w'ubuhinzi n'ubworozi bagiye muri PSD Bagatabazi bari barashinzwe iby'impunzi bagiye muri PSD
bambona meka Ibikorwa bakoze remezo. igisirikare bakagira gute abo bose babaragiye byari bigoye kuko kwa kubamo bavuga ati turaho tutagombye kuba mu none ishyaka, tugize imana eh, tubonye aho reka twaba twerekeze cyajya imishyikirano yo yarangiye tugeze mu gutyo mishyikirano nabwo hazamo icyo kintu cyo kuvuga ngo ntiyayitaho yego yayitaho ku buryo harimo ayitera close ibipapuro ntiyavugana na bagenzi be ngo bagire nabo bicarane barebe yego kiriya gihe cyageze cy'imishyikirano njye mvuga ko kanga urugero rworoheje ndi kuri ya mvuga ivuga ngo igihe cy'imishyikirano cyageze inkotanyi zishobora gufata igihugu cyane none bariya baje CND si yari nka ntuzaga si yari nka gavumenti yabo ku buryo bakibonye bariya bohereje CND bari guhita bayobora kuko n'ubu ngubu bajya bavuga ngo inkotanyi zavuye ibyumba zihura n'iza CND kandi mu minsi siko byagenze se oya mu minsi itarenze niba ari ine ariko izari CND ntago zigeze ahaye kure zaba zarageze ni nka Nyabugogo izabyumba zarihuse kuko yari umwihinge ngewe nkubeshye uvuye aho zabaga ku murindi nta na position ya gisirikare yari muri uriya nzira igana byumba usibye wenda bariyeri ariko manza nk'izoko bashobora kuba bari bahari wenda ni Rutare ariko zarahakatiraga zabaga ziri ku gasozi ku gasongero k'agasozi kandi amakuru agenda iziva ku murindi ntabwo zari kubura amayira kuko zabaga zifite amakuru y'aho zinyura ariko nzi neza ko nk'abo muri CND ntabwo barenze umujyi wa Kigali izo ku Burundi zihuse kurusha izo muri CND kuko CND hari hazengurutswe n'abandi babareba urabyumva ntabwo byihuse bo kugira ngo amasezerano aba haba 9/3 byageze 9/3 uramutse kuvuga utari ukuvuga ngo ni ugukomakoma FPR iri ku rwego rwafata igihugu cyane kubera ya makosa y'intambara kubera ya makosa ya MDR benshi yabaye bametiriza kubera kakazu n'uburyo bwo kugira kwizera abandi biragira ubundi iriya kipe yaje muri CND yari cabinet kubera kwihindura iby'amoko kubera kutafata ikibazo cy'impunzi ngo acyumve mu buryo bwagutse nk'ikimpunzi cy'abanyarwanda umuntu yabyita kuba tete n'imishyikirano rero yayikoze avuga ati ayita ibipapuro agenda biguru ntege no gushyira mu bikorwa uribuka ya incident twavuze ya Nagata minisitiri w'intebe yaraje kurahiza akavuga ati reka ibi bijyana n'itangazamakuru batera iterembe rimwe rishyigikira ubwicanyi hazarani leta irebera yego irindi mu kwandika ukabona ko bamwe bari kuri aba abandi bari kuri aba abandi byari byamaze buri wese kandi mu buryo umukara hariya umweru hariya birangira tugeze kuri jenoside ntabwo ariyo yabirangije ahangaha hari ibyo twasimbutse ko hari na ese za jenoside udutero shuma kwa kuvuga ngo jenoside ngo intambara bayigize y'abatutsi hari abikibirira bishwe Kibirira Kibuye Bugesera no kwigamba ko nibatera ngo ntawe uzarokoka ari imbere mu gihugu ntawe zizasa ibyo rero urumva kandi zo zabashe kwerekana ko yaba mu buryo bwa diplomasi atari ishyaka ry'amoko bari barabigaragaje ahubwo nyine radiyo muhabura mu byo yavugaga yendaga ivuga ati ese abangaba ko bamaze bose abaturage bawe kandi koko uriyambura abaturage ukibafite ntubahaye inzu rutsiri mugende Kibirira Bigogwe mu Mukingo Bugesera kiriya Rwambuka n'ahandi ariko aho nahagiye hapfa benshi na Murambi ya Gatete n'ahandi harahandi hapfaga bake mu buryo budasobanutse nahangaha naha Nyamirambo hagenda gapfanze umuhungu wakoraga muri Otrakom donc mbese ubona wagira ngo igihugu ntikiyobowe noneho rero bigera kuri Gaheza ariko mbere ya Gaheza na jenoside nyirizina ibimenyetso by'amarembera kera bajya bavuga ngo nta mwami wivuga uribuka twakira Rayon Sport ku Irebero ndi ikinani cyane n'abagome n'abagambanyi ati ubundi nakinaga muri defense ngira ngo ceremony yo kwakira Rayon Sport yari yamaze gutsinda El Hilal manza ariyo ceremony iri muzanyuma ariko ijambo yavugiyemo ryo nta rindi yongeye akwivugiye mu nteko yivugiye mu nteko avuga ko ari ikinani cyane n'abagome n'abagambanyi se
ngira ngo yabivuze uwo munsi w'umupira yabivugiye mu nteko ahubwo ku mupira yaravuze ngo yakinaga muri defense ntamucagaho rwose. Ibyo byose byari ibimenyetso by'amarembera. Icyo gihe nabwo bahise bamuhimba Kinani. Kinani cyane ni abagome n'abagambanyi. Abagome n'abagambanyi yavugaga bo mu mashyaka bari bamaze kumucika bashinga amashyaka. Ariko ntabwo yarabananiye. Ese yakamaze kubananira uzara cyabananiye. Undi yabananiye mbere. Nuko rero. Anyway, gusa ikintu kiriho aya makosa yose birangira bya bibazo by'amoko, bya bibazo by'iringaniza kwangisha abantu, irangamuntu zirimo amoko byashoreje kuri jenoside, ariko n'ishyaka rye ririmbukiraho rishyira no mu kaga baryirukanseho, bishyira no mu kaga umutwe w'interamwe wari urimo w'urubyiruko n'iki byose, bishyiramo no mu kaga. Ubu dufite abantu 25 bafungiye jenoside, dufite abari hanze bakaba abari gushakishwa ngo baburanishwe, ababuranishijwe na Arusha. Umuntu wese wakomeye kuri iyi ngoma ya Kinani kubera iyi myitwarire ubu aho ari arabundabunda, ntabwo amira amazi ngo amanuke cyane kuko jenoside byaha bidasaza. Dufite inzibutso ziri hirya no hino kubera emerenide benshi cyane rwose. Rero ntabwo hari abantu bamaze amasura yabo yangiritse, isura social, amasura yabo yangiritse kubera gukorana n'ingoma. Hari ushobora kwibaza ngo emerenide Habyarimana yo kuki itarokotse, kuki itayoborana, kuki itari mu butegetsi ubu ngubu, imyanya yayo n'andi bose bari bijanditse muri jenoside yahise itangwa. Nibyo twaze tugarukaho ubushize nk'abadepite bahise baba abasirikare ngo nacyo kize kigira uruhare mu mitegekere y'igihugu cyari kikiyubaka. Umwanya we yagomba Arusha yamwemeraga kuba perezida, uhabwa Bizimungu w'umushiru nka we twarabivuze. Habyarimana arangira gutya arangira gutyo asigaye yisasiye gutyo, umuhango urangira gutyo. Wenda ntawamenya imva iri badorite, imva iri nuko ngayo nguko nyine. Mu miyoborere yose habamo amakosa ugenda ukora yiyakimira aho kuyakosora ukayongera. Biragoye kuvuga ngo revolution yagenze neza ugahita uzana iringaniza, wica abantu bose, ngira ngo abategetsi bose bakagombye kubyuka. Ikindi no kutumva bajyana ntabwo wayobora abaturage uvuga ngo ubu bwoko si bwo, ngo ubu bwoko si abanyagihugu, cyangwa ubu bwoko buragize, udashingiye ku kintu cyo kuvuga ngo merite ushoboye. Niba n'iringaniza ribayeho, kuko buriya nta niringaniza ritaba, ariko iringaniza mu kubaho riri positive. Iyo ritaba reka nkubwire, ubu twagiye tubona abana b'abakobwa bongererwa imyanya cyane mu nteko, abagore bakongererwa imyanya. Tubyita yenda ngo nigende oya no mu miyoborere y'igihugu ririmo ryo kujya pour positive. Niba umuntu nahoze mbikubwira mu ngabo, ingabo zivuye Kongo zikaza zikinjira mu gisirikare, wari warahungiye Kongo akaza akabona akazi, tutitaye kuvuga ngo amaze igihe kingana iki mu Rwanda, yakoze iki. Donc muri rwego rwo kugira ngo igihugu abantu bose bibonemo. Reka nkubwire, iyo inkotanyi zifata ubutegetsi bavuga ngo tuzakorana n'abo twahoranye, hari iringaniza, hari ikindi kibuga cyenda guturika. Hari iringaniza rishobora gufasha abaturage ngo bose bibone mu gihugu, ariko hari n'iringaniza rishobora gutuma guca bamwe abantu abangaba ahubwo bifuza iby'igihugu. Rero ni amaringaniza biratandukanye, rimwe rikorwa bucece irindi rigakorwa ryanditse. Reka dusoze rero. Nuko Habyarimana yarembereye n'ishyaka rye. Igitunguranye si uko perezida yavaho, si uko undi yavaho, ariko se byagenda gute ngo ajyane n'ishyaka rye? Byagenda gute ngo Habyarimana warashinze emerenide igakomera, tukayibyina, tukayikomera, n'abari baziranye nawe bahangayika, tukadiha, tukayihimbira indirimbo, igende ari we imushyize mu kaga, igende n'abandi bose bayibayemo bakayikomeramo ibashyize mu kaga. Ni ayahe makosa yari yaragiye akorwa? Nayo twegeranyije namwe, hari andi muzi mushobora kudushyiraho muri commentaire. Birafunguye, urubuga rurafunguye. Tubashimira kandi nshimira na mugenzi wanjye, twibutsa ko gukanda subscribe, kuyisangiza ibiganiro byacu, kubisangiza n'abandi.